cyane ikigeragezo mu idini y'Islam kiri mu nkingi esheshatu twebwe tugira ziranga bemeramana. Ubundi twebwe tucyakira nk'igeno, twe tukita igeno ry'Imana, useka neza n'useka nyuma. Ushobora kubabara ariko nyamara ari byo byiza kuko ushobora kugirwa imbata n'ibibazo ariko nyamara nyuma y'ibyo bibazo yego ariho hari urumuri. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Gozaf TV aho muri hose hatandukanye, tubifurije amahoro y'Imana. Abantu muri Amerika, muri Aziya ndetse no muri Afrika yose. Uyu munsi twabateguriye n'ubundi ibiganiro byacu nakagaruka. Kuri uyu munsi rero turi kumwe n'umuyobozi w'idini ya Islam mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, araza kubibwira babwire n'amazina yiwe. Ngende Kidumu Eli, mwibuka gukora subscribe ndetse na gukanda kuri notification aho ngaho kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. N'inzogera muyikande kugira ngo mujye muhita mubona alarm ibibutsa gukurikira ibiganiro byacu. Reka twakire imamu mu kiganiro cyacu dukomeza na gahunda zacu. Imamu muraho? Muraho neza. Uyu munsi twagize ngo dutangire ibiganiro byacu, ariko by'umwihariko turatangira mwibwira abadukurikiye, tunashima Imana, dusaba Imana kugira ngo ibane natwe mu kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Sheikh Nzeyimana Abubakar, abandi umuyobozi wa Islam mu karere ka Rusizi. Sinzi nimba nta sengesho twabanziriza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nyagasani Imana turakwinginze, niwe ushobora byose, tuyoborere iki kiganiro kibashe guhindura imitima ya benshi, kandi Nyagasani Imana ugishyitse ku mpande zose z'isi kugira ngo zigire byinshi cyane zihindura. Nyagasani Imana ushobora byose, uturinde gutegwa mu magambo tuvuga, kandi Nyagasani Imana utuyoborere iki kiganiro ndetse ufungure n'amatwi yacu y'imitima cyane kuruta amatwi y'umutwe, kubera ko Nyagasani Imana ari ushobora byose. Amen. Hanyuma shehe, murakoze cyane ku isengesho ryiza mumaze kutugezaho. Kuri uyu munsi kugira ngo tuganire, hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona by'umwihariko mu idini ya Islam, ariko ndagira ngo tugaruke ku kintu kijyanye n'ikigeragezo. Ikigeragezo, iyo umuntu yahuye n'ikigeragezo agira gutya akaza kujya guhura n'igitangaza cy'Imana kugimukorera nyine kuri icyo kigeragezo. Sinzi iyo bavuze ikigeragezo mu idini ya Islam mwumva iki? Murakoze cyane. Ikigeragezo mu idini ya Islam kiri mu nkingi esheshatu twebwe tugira ziranga bemeramana. Ubundi twebwe tucyakira nk'igeno, twe tukita igeno ry'Imana, ndetse nanone kikaba ari igisubizo cyiza gihumuriza, kinaha nyir'ukukigera ko imbere yari heza. Kuko muri Islam twigishwa ko Imana igerageza bikunda. Imana iha ikigerageza bikunda, kandi nanone Imana ikagira iti wasayaj'alullaha ba'da usrin yusra, ngo nyuma y'ibikuremereye igihe kiragera Imana ikabigutura, ikaguha ubuzima bwiza. Inyuma y'ibikuremereye hari igihe kigera Imana ikagutura bya bindi bikuremereye, ahubwo ikaguhereza ubuzima bwiza. Niyo magambo maze kutubwira, mwabyumvise n'abazi icyarabu mwabyumvise. Ahubwo nkibaza ngo bimwe mu bitangaza Imana ikora, ibyo tugenda twumva muri Bibiliya, tukumva ni ibintu bitangaje cyane. Ese ibintu twumva muri Bibiliya, ibintu twumva muri Quran bijyanye n'ibitangaza Imana ikora, mu byakira gute, mu byumva gute? Hari igihe mba ndeba nkaho nkabona hari ibyo amadini amwe namwe adahurizaho na Islam ku bintu nk'ibyo mu buryo bwo kubyakira byabaye. Murakoze. Iyo tugeze mu bitangaza by'Imana, amadini yose burya turahuza, kuko twemera neza ko Imana
hari abo yagiye igerageza kandi tugasanga biri muri Qur'ani ndetse biri no muri Bibiliya. Ibyo bigeragezo rero mu by'ukuri nka Qur'ani itwigisha kumenya amateka y'abatubanjirije. Iyo turebye sogokuru wacu Aburahamu yarageragejwe Qur'ani tubwira ko yageze mu myaka irenga 75 nta rubyaro afite, ariko Imana yamuhaye urubyaro. Tukigishwa ko Yobu yarageragejwe kugeza ubwo urubyaro rwamuhunze, urushako ruramuhunga, ndetse n'umujyi uramuhunga. Ariko Qur'ani igeraho itubwira ngo Yobu yabwiye Imana uti Rabbi masani yaso, Nyagasani Imana nafashwe n'icyorezo, umubiri urandya Mana ndababara, wa anta arhamar rahimin, kandi Nyagasani Imana ni wowe uruta abanyempuhwe bose. Qur'ani tubwira ngo fakashafna ma bihi min durri, ngo nyuma y'ibyo bigeragezo ngo twamukijije icyo cyorezo, ibyo yatakaje byose turabigarura. Mu by'ukuri rero tugiye kuvuga ku bantu Imana yagiye igerageza, ari muri Bibiliya ari no muri Qur'ani, ni henshi. Tugaruke kuri kuwitwa Zakariya yari umusaza ukuze, ariko nta rubyaro yari afite nawe. Ageze mu myaka 95, namwe murabyumva ko umuntu w'imyaka 95 aba amaze gusaza bikomeye. Ariko abantu ikibazo tugira nuko dukekera Imana ibibi, ntago dukekera Imana ibyiza. Nta hantu Imana itagukura, nta kigeragezo na kimwe Imana itagukiza. Zakariya yaragiye Qur'ani iratubwira ngo yagiye kwiherera, ajya mu cyumba arihisha. Impamvu yihishe ni ukugira ngo abantu badatangazwa ku myaka ye ari gusaba Imana umwana. Birashoboka ko Imana yamumuha, ariko we yari afite icyizere ko Imana imumuha. Aragenda, Qur'ani iratubwira ngo yabwiye Imana uti ya Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, Mana amagufanjye amaze koroha, umusatsi wanjye umaze kuzura imvi, ariko Nyagasani Imana ndakwinginze kuri we birashoboka nk'urubyaro. Qur'ani itubwira ko Imana yamuhaye umwana witwa Yahaya, ariko waja'alahu nabiyya, Imana imuha umwana ariko Imana imuha n'inyongezo. Yewe muntu rero ufite ikibazo, iyo usaba Imana, iyo Imana yakugerageje iguha ibyo wayisabye, ariko nanone ikagushyiriraho n'inyongezo, ikaguha n'ibyo utayisabye. Ibigeragezo rero ni byinshi cyane, ariko no mu buzima turimo rero, ubuzima turimo bwa buri munsi birahagije kuba buri wese yagakwiye kubaza igisobanuro cy'ikigeragezo icyo ari cyo. Imana imaze kurema Adamu yamweretse abazamukomokaho bose, imwereka abakire, imwereka abakene, imwereka ingeri zose z'abantu. Ariko Adamu abaza Imana, Nyagasani Imana, lima lam tusawi bayna waladiya, murihangana cyane cyarabo, ariko ndagerageza ngenekereza no mu Kinyarwanda. Yego. Adamu abaza Imana, Nyagasani Imana, lima lam tusawi bayna waladiya, Mana kuki utafasha abankomokaho bose, abazankomokaho bose ubagire bamwe, niba ari abakire babeho ari abakire, niba ari abantu bazima babeho batarwaye. Imana iramubwira ati aratu an ushkara, impamvu natandukanyije abantu mbashyira mu byiciro bitandukanye, nukugira ngo bamenye, nukugira ngo banshime. Umwe ajya areba impano afite mugenzi we atayifite, azamura ibiganza abwira Imana uti Mana warakoze, Mana wankuye kuri. Burya twe twigishwa muri Islam ndetse no muri Bibiliya, twigisha ko ufite ikibazo ajya areba uri munsi ye kuruta uri mu hejuru. Wowe ufite ingorane, wowe ufite ibibazo, ibyo bibazo byawe hari abafite ibirenze ibyo ufite. Bityo rero ukwiye kwakira igeno ry'Imana, ugasaba Imana, kubera ko hari n'ubwo ibigeragezo tugira biba byiza kuri twe. Mu by'ukuri muranyihanganira gato mbahe amagambo akomeye cyane yabayeho. Hari umugabo witwa Barkish. Uwo mugabo yari umwami. Barkish. Afite ministre we wari ushinzwe ku korodona ibyaho ngaho byose, yitwaga Salman. Uyu mwami yakundaga kujya guhiga, ariko agakunda kujyana na ministre we. Igihe kimwe bagiye guhiga, ministre we
ari gufora umwambi agira ngo yice inyamaswa, umwambi urayoba ujya ku mwami umuca ukuboko. Umwami ntiyabyumva. Umwami aravuga tukoze ibiki wa mugabo we, wowe unciye ukuboko nta soni. Wa mu minisitiri aramubwira ati yenda nibyo byiza kuri wowe. Umwami aravuga ni byiza kuri njye umaze kunca ukuboko, ni mumufate mumuzirike mujye kumufunga. Wa mugabo bajya kumufunga barataha. Umwami atangiye gukiruka kwa kuboko yumva agize izindi mbaraga. Uze kuzirikana ijambo navuze nti yenda nibyo byiza kuri wowe. Amaze gukiruka wa mwami biba ngombwa ko asubira ku muhigo. Yarabikundaga cyane. Ageze mu ishyamba afatwa ambushi n'abantu. Hari ubwoko muri icyo gihugu bwaryaga abantu, bukarya inyama z'abantu. Uwo mwami baramugose baramufata, baramuzirika, baramujyana mu cyumba. Bavuga ati tubonye imboga nziza turayirya. Icyaje kuba wa mwami bamwambuye imyenda yose. Ubwo bwoko bw'abo bantu bwari bufite umuco, ntabwo bwari bwemerewe kurya inyama y'umuntu ufite inenge n'imwe. Baramwambura babona ni umuntu umeze neza rwose, barebye ku rutoki basanga nta rutoki afite. Baramubwira ati genda we ntacyo ntabwo twaba tukikuriye, genda dore ufite inenge. Umwami arataha ajya muri gereza abwira abantu bati nimubwire wa mugabo ufunzwe agaruke, wa mu minisitiri mumufungurira. Minisitiri baramufungura. Wa mwami akibona minisitiri gusa, umwami wenyine aravuga ati yenda nibyo byiza kuri njye. Minisitiri aravuga ati bite ni byiza kuri wowe gute? Umwami aramutekerereza. Nafashwe bari bagiye kundya, ariko rwa rutoki waciye nirwo rwatumye batangira. Yenda nibyo byiza kuri njye. Ya mfungwa nayo aravuga ati yenda nibyo byiza kuri njye. Amen. Umwami aravuga ati ni byiza kuri wowe gute kandi naragufunze? Aramubwira ati twahuraga tujyana, iyo badufata twembi wowe ufite inenge njyewe nayo ifite, yenda ninjye bari kurya. Kuba tutajya, kuba waramfunze yenda nibyo byiza kuri njye. Mu by'ukuri ni isomo rikomeye cyane. Ushobora gukena, ariko nyamara abanyarwanda bajya bavuga bati useka neza n'useka nyuma. Ushobora kubabara, ariko nyamara ari byo byiza kuri wowe. Ushobora kugirwa imbata n'ibibazo, ariko nyamara nyuma y'ibyo bibazo ariho hari urumuri rwawe. Mu by'ukuri rero ibigeragezo, hari abaririmbyi bajya bavuga ngo ntabwo ari karande kandi nta nubwo ari umurage. Mu by'ukuri Imana igerageza bikunda. Ubuzima turimo rero hari ibyo twebwe twifuza nk'abantu, ariko nyamara uwahitiwemo n'Imana burya niwe uganishwa heza haruta ahandi. Ushobora kuba ufite ibibazo, ushobora kuba ufite ingorane, ushobora kuba ufite imibereho itari myiza, ariko nyamara ntabwo waremewe kugira agahinda, ntabwo waremewe kubaho nabi. Ahubwo naryo ni ishuri Imana igucishamo, ariko nyamara imbere yawe ni heza. Kandi ikindi abantu twibeshyaho, ntabwo kubaho neza, kugira umutungo, kugira amazu, kugira amamodoka, ntabwo ari igisubizo cy'uko Imana igukunda. Na ba bandi bari mu bigeragezo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana ibanga. Ni abantu babiri Imana ishyiraho kugira ngo umwe yigire ku wundi. Mu by'ukuri turebe ubuzima turimo. Ushobora kuba uri muzima, utarwaye, nta kibazo na kimwe ufite, ariko hari utunze ibya mirenge, ariko afite ibibazo. Mujye mureba mu makwe tujyamo. Amakwe y'iki gihe usigaye ubona basigaye bakora kuri buffet, bagashyiraho amateke, bagashyiraho ibijumba, amazi, ibiryo bitandukanye, ariko ugasanga hari imiceri, hari amafiriti. Ariko ugasanga hari umuntu utunze miliyari, hari umuntu ubayeho mu buzima twe twita ko ari bwiza, udashobora kurya ibiryo bikaranze, barabimubujije kubera udashobora kunywa isukari. Mu bukwe akajya gushaka imbwija, akajya gushaka bya biryo biraho. Ariko wa wundi wumva ko ari mu buzima bubi, ushobora kugenda akarya neza. Bityo rero turebe abantu bari kwa muganga, abantu barwaye, turebe indembe. Ndaguhumuriza wowe urwaye, hari abarwaye bagera habi haruta ahandi, ariko Imana yarahabakuye. Kandi Imana igiye kukwibagiza, iyo Imana igiye kuguha, ikwibagiza amateka mabi wagize. Imana irakwibagiza, ikakwibagiza umuruho wigeze ugira. Bityo rero
nitugerageze twakira ibyo Imana iduhitiramo, kuko ntabwo Imana itwanga. kandi nanone ikiruta byose ni amasengesho. Tukemera neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzaganamo. Mu by'ukuri hari abantu bagondoza Imana, ugasanga umuntu ntabwo yemera igeno ry'Imana, mpemuke ndamuke, ugahemuka kugira ngo uramuke, nyamara ukabura no kuramuka, kuko uramukiye habi haruta ahandi n'uramukira mu mva. Mose, Qur'ani nzima niyo ntumwa yavuzwe kenshi. Mose kugeza n'ubwo Yesu mwene Mariya nawe yavuzwe kenshi kuruta nuko Muhammad yavuzwe kenshi. Agaciro duha intumwa z'Imana. Hari intumwa twita ulul azmi min ar-rusul, intumwa 5 ziruta izindi. Hari Aburahamu, hari Noah, hari Yesu, hari Muhammad, hari na Mose. Murumva rero ko Islam ntabwo ijya kure n'izi ntumwa kandi irazumva. Mose abantu baramubajije, Mose Imana ko yaremye abantu, bamwe bakaba bavuga ngo yaremye umuntu mu ishusho ryayo, ubu Imana izafata abantu yiremeye ibatwike? Ikibazo. Mose yaganiraga n'Imana. Wa muntu wabajije icyo kibazo Mose ntabwo yamusubije, ahubwo uwo mugabo Imana yamuhaye guhinga. Arahinga ingano, ahinga ibishyimbo, ahinga imiceri, arahinga areza. Igihe cy'isarura kigeze, wa mugabo arasarura. Urabizi iyo wahinze ibishyimbo byinshi n'ibishishwa biba byinshi. Wa mugabo amaze gusarura afata bya bindi bizima abishyira mu mifuka bijyana muri depo. Bya bindi byaboze arabifata bijyana mu mwobo. Afata umwambi agiye kubitwika. Mose aramubaza uti, wa mugabo we ugiye gukora iki? Wa mugabo abwira Mose ati, narahinze ndasarura ibizima, narabifashe mbijyana muri depo, ibyapfuye ngiye kubitwika. Mose aramubwira Imana nayo izatwika abapfuye nyine. Ntabwo rero abantu dukwiye kumva ko ahangaha hariho ubuzima burangirira. Ntabwo ubuzima bw'umuntu burangirira ahangaha. Ibigeragezo tubona ni byinshi. Burya ikigeragezo kiruta ibindi burya ni urupfu ni igikombe buri wese azanyweramo. Urupfu ni umuryango buri wese azanyuramo. La yasta'dhin hina ma yatika. Ntago rujya rukomanga igihe cy'umuntu iyo cyageze. Umaze gutakaza abana, umaze gutakaza umugabo, ubuze umugore, ubuze umuryango, ariko nyamara byagakwiye ubwabyo kukubera icyigisho, byagakwiye kukubera isomo yuko Imana nigena. Imana ntawivuguruza mu bumana bwayo. Nge nawe rero turiho, ariko hari igihe tuzagenda. Ushobora kubaho mu buzima bubi, ariko wakijijwe urupfu, burya waba wakijijwe byose. Niba hari umwana w'umunsi umwe witaba Imana, umusaza w'imyaka 50 agasigara 60 70, ubwabyo birahagije. Twe gushimira Imana mu mibereho iri aho ngaho yo kubaho neza gusa. Yego dukwiye kubaho neza, kandi Imana niko igomba kuduhitiramo kandi yabiduhitiyemo. Ariko nyamara hari urupfu ruri imbere yacu. Uru rupfu nta na kimwe tujyana. Garderobe isiga yuzuye imyenda, umutungo urawusiga, yanzu nziza. Niyo mpamvu twebwe twigishwa ngo iyo umuntu yitabye Imana ni ubuzima hindurirwa, ariko hari ubundi buzima bagiyemo bundi, ntabwo bagiye kuruhuka. Ntabwo rero iyo umuntu yitabye Imana twe twigishwa ko hari amagambo agenda aganya avuga ati, yemwe bana banjye, yemwe inshuti zanjye, yemwe mugiye gusigara mu nzu yanjye, yemwe mugiye gusigara mwambara imyenda nambaraga, la tal'abanna bikum ad-dunya. Iyi si ntizababeshye nkuko yambeshye, Imana ikaba intwaye itanteguza. Reka guhugira mu bigeragezo, reka guhugira mu bikubeshaho gusa ngo wibagirwe Imana yakugennye. Nta kibazo ufitanye n'Imana. Ku Mana nta kiremwa Imana ikunda nk'umuntu. Bityo rero ntabwo Imana yakwanga. Imana urugero rwayo nubwo atari urugero ruhamye 100%, ariko burya ni nk'umwana ugaruka kuri nyina, ni nka zampuhwe umubyeyi agirira ku mwana we. Bityo rero reka kwiheba, ibigeragezo biraza bigahita. Bangahe twari tuzi bariho mu buzima bubi, none ahangaha bariho mu buzima bwiza. Ni bangahe bariho mu buzima bwiza, none ahangaha bakaba bari mu buzima bubi. Iyi si rero ad-dunya tatakallaba, iyi si irahindagurika. Uyu munsi bubuki, ejo ikabigika karubamba. None ushobora kuba uri mu bigeragezo, ejo ukishima. Na wa wundi uri mu munezero akumva ko yashyitse, nyamara
ejo Imana ikamusubiza hasi. Bityo rero wowe uri hejuru girira impuhwe uwageragejwe. Abagabo baba ku isi ni babiri, mubutala wa muafa, uwahawe n'uwageragejwe. Fahmudullaha ala al-afiya, wowe wahawe shimira Imana, warhamu ahla al-bala, kandi ujye ugirira impuhwe babandi bageragejwe n'Imana, kuko none nibo ariko nanone ejo bishobora kuba ari wowe. Yego, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari ikintu bita umusamariya mwiza, umuntu bita umusamariya mwiza. Iryo jambo hari ukuntu ujya uryumva? Ni umugabo ngo wagiye ari ku nzira ahura n'umuntu bamugiriye nabi. Hari bamwe batambukaga ntibamurebeho, uwa mbere aratambuka, uwa kabiri aratambuka, uwa gatatu aratambuka, ariko umusamariya, uwo muntu w'umunyasamariya ahageze wabasha kureba wa muntu waguye aho ngaho, amufata neza, amugira neza. Ikintu kijyanye no kugira neza ku idini ya Isilamu, ndagira ngo tukigarukeho gatoya mu minota mikeya. Ikintu kijyanye no kugira neza n'ikintu kijyanye n'urukundo ku idini ya Isilamu, iyo ndebye mu ishusho mu bikoramo mbona ari ikintu kiri hejuru cyane, mbihuze n'ikintu bita idini nyakuri. Ibyo bintu nka shehe mu bitwara mu buhe buryo, mu bikangurira abayoboke b'idini gute? Kuko mbona ari ikintu gikorwa cyane. Iyo ngeze nko ku bitaro mbona abantu benshi basuye hariya ku bitaro b'abayisilamu. Tubihuze gute n'idini nyakuri? Tubihuze gute n'umutima mwiza? Nibyo navugaga. Iyo tugeze ku Islam ubundi ni amahoro. Igisobanuro cyo ni amahoro. Ukugira neza ni umuco wacu nk'abanyarwanda. Ubundi umunyarwanda nyamunyarwanda yagakwiye kwambara umwambaro wa mugenzi we mu gihe afite ikibazo. Ariko iyo tugeze ku Islam tugira urukundo. Islam ni idini iza kwigisha urukundo. Islam ni idini kugeza ubwo twebwe twigishwa ko hari umugabo wahembuye imbwa ku mugezi. Imbwa yishwe n'icyaka, yabuze kuntu inywa amazi, yambura urukweto rwe, ajya kuzana amazi ahembura imbwa. Uwo mugabo yagiye mu ijuru. Nanone twigishwa ko hari umudamu wagiye mu muriro kubera injangwe, yafungiranye mu nzu, afata urugendo aragenda, agaruka yarapfuye. Islam rero niba yigisha agaciro ikagera naho ireba inyamaswa nayo kwigirira neza, iyo bigeze ku muntu burya byo ni ikindi kintu. Hari ibyo wambwiraga by'umusamariya. Hari umugabo wari utunze, afite imitungo Imana yaramufashije, yaramuhaye, ariko yari afite n'umudamu. Icyaje kubaho nuko uwo mugabo igihe cyaje kugera, haza umugabo ari gukomanga, ndashaka icyo kurya, inzara iranyishe. Aramutakira afite agahinda, maze iminsi 3 ntarya, ndi kurisha ibyatsi nk'inyamaswa. Wa mugabo aramuhutaza, aramwirukansa, amwirukanira kuri cyane, amubwira ati genda ushaka ahandi ugwa. Wa mugabo aragenda, umwaka umwe, 2, 3 irashira. Wa mugabo wari umukire, ubuzima buranga. Ubuzima bumaze kwanga, biba ngombwa ko abwira umugore ati subira iwanyu. Wa mugabo w'umukene, Imana iza kumushumbusha, agira umutungo, akenera umugore. Ajya kurambagiza wa mugore, wa wundi wavuye ku mugabo, kuko umutungo wari umaze gushira. Aragenda aramurambagiza, barabana. Ariko wa mugore ntiyarazi ko uje kumurambagiza ari wa mugabo waje kubasaba. Muri make hariho impinduka, bose batakibuka, kuko wa wundi wasabaga yaramaze kugera mu buzima bwiza. Wa wundi wasabwaga yageze mu buzima bumugeza naho abwira umugore ngo subirayo. Barabana, barubaka. Igihe kimwe bari kurya ibya saa sita, bagiye kumva bumva umugabo arakomanze. Wa mugabo aravuga ati mani Tarek, ninde uri gukomanga? Wa mugabo avuga ati sa'ili yuridu al-ihsana, ni umugenzi ukeneye imeza, meze nabi. Wa mugabo abwira umugore ati genda ujye kureba uriya mugabo uri gukomanga, fata ibihari byose umushyire, arigiye ntawe nta kibazo. Wa mugore ageze hanze asanga ni wa mugabo we, wa wundi batandukanye. Umugore agaruka arira,
abwira umugabo ati umugabo amubaza ati niki kikuriza uriya mugabo yari umugabo wanjye twariho mu buzima bwiza cyane ariko ibihe birahinduka wa mugabo nawe arahaguruka aragenda areba wa mugabo noneho wa mugabo abaza umugore ati atadri man ana uzi njye uwo ndiwe mukamubwira ati no ntabyo ni umugabo wanjye gusa nta kindi umugabo aramubwira ati ndi wa mugabo waje gusaba muramwirukana wa undi nawe ni buryo ni wowe mana yanjye nibwo Qur'ani tuvuga ngo tilka al-ayyami nudawiluha bayna an-nas burya bucyana yanjye uwasabwaga igihe kirageze arasabye ineza ntabwo ibora icyaha ntabwo kibagirana kora icyo ukora cyose ariko icyo ukoze nawe uragikorerwa fa ahsin kama ahsana Allahu ilayka gira neza nkuko Imana yakugiriye neza urukundo la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ntimuteze kujya mu bwami bw'Imana mutabaye abemera Imana wala tu'minu hatta tahabbu nta nubwo waba umwemera Imana udakundiye mugenzi wawe cyo ukundira umutima wawe urukundo nicyo kiranga umuntu nyakuri urukundo nicyo kiranga umwemera Imana umuntu uzi Imana bityo rero wowe undeba ndakugira inama niba hari ikimana yaguhaye gito fajud biha ala nas gerageza ugishyitse kuri mugenzi wawe wa'lam anna ad-dunya tatakallaba kubera ko isi irahindagurika ushobora kuba uri hejuru ejo ukajya hasi ya neza wagiriye mugenzi wawe akaba ari yongera kukuzamura ya neza wagize akaba ari izamura abana bawe gerageza rero ugire neza kuko burya ejo nejo bundi ntago uzibiri imbere yawe n'umwe Imana aratubwira iti iyaba mwari muzi biri imbere yanyu mwari kujya museka gake mukarira cyane kuko imbere yacu ntabwo tuhazi ushobora kuba ari heza ushobora kuba atari na heza ariko rero biragayitse Islam twe ni kizira kikaziririza umuntu kumena ibiryo ikizira kikaziririza umuntu kumena ibiryo gufata ibiryo ngo ugiye kubimena kandi hari uwabibuze bityo rero ufite umuturanyi ufite umuryango ufite abantu mu isisiro utuyemo gerageza umenye ubabaye kuko ntabwo ari mu bihano ahubwo Imana yaguhaye ibyo ufite kugira ngo bifashishe uriye kutabimufashisha rero nicyo kigeragezo gikomeye cyane Imam reka tubashimire cyane ku butumwa bwiza muhaye abakurikiye TV yacu Imana ibamugisha murakoze cyane twizere ko ubutaha nitwongera kubakenera kuri TV yacu muzaza cyane rwose mwatwibutsa amazina yanyu murakoze nitwa Sheikh Nzeyimana Abubakar reka tubashimire mwese mwari mudukurikiye kandi tubabwire ngo mwibuke gukora subscribe ku biganiro byacu kuri TV zanyu aho ngaho ndetse no gukanda inzogera kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro byacu uko bije nge nari Kidumu Eli ikiganiro cyacu naho ubutaha murakoze cyane